nababwiye haracyashyara cyane Falpi nyuma karimbo kaza cyane gizwe Panura dutangira Hans and Gretel The Witch Hunter kubwiye haracyari da Premier Sankara Samano for real sikia Falpi mwenyewe right mwami wa hip hop dutangira Hans and Gretel Panura niko karimbo dutangira iracyari Giti Business Group filime zacu nahandi zisangwa ni kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo net The Free Movie Trip filime nubu na waburi hose muri America, Australia, Europe, Asia, Africa, everywhere you are. The Free Movie Trip filime nubu ntu sikia Falpi sikia bamoda mumu twenty bisasi bahoda mite ninkamubasi nabakagitanje babitaba numa babimida bungudi nje gumaho na numwe mudabo wa mapolombo Sankara for real ne umva tuteje ni yanurutwe uwibyadi tinje wategurutwe ubusani bwose ndabusanuka umeze nk'ibohebwa nabembamye harya ngizingizi muzitatri zirapanzi kandagiye kugakanu dore nizipiti zigize iminanu aho vuza indudu dupamba Hans and Gretel The Witch Hunter nigiye kujamo hatagira ucikwa ndaburiza simunda gusha abahigi babapfumu cyangwa barozi hatagira uyicikwa tumenda amafasi duteganya mwe imande turaturika turaba komando kumiturika dufata imitima turaba komando Falpi murika bikagama gishi bararabuka bacegesha cyane mu yadubika nyiri byangwe tonda turubika imisi yadunye paso numbati zindi nk'abadezi ba right twagiye Panura Panura ikibuga Manurizo nkuba Falpi nababwiye buri munsi ibintu bishya gusa utoyibi kandi ndabadurira isibikaso ndafunagura zikize gutindiza racishije ubuzima bwanjye buhoza ku isoko uzandi yubuyinge guhaga soko kudukira cyane ubugambo bifuti ugendaho bagabanyije ubukana ufata amakayi mwongera ubumenyi sinjasigara muramagana icadutagwa murankabije ku rutonde rw'isima shisisiro kubanyuka inabi ndahumuriro no kwasha yitwa ntituzahangana urya umwana y'ikinyoni bangana mwana y'ikinyoni bangana no kwasha yitwa ntituzahangana usanga amavuye nikuriya kwanza ujya ubona nkubara mu bushishi bwawe narabwiye buri munsi nzajyamo ibintu bishya Panura niyo ngoma igezweho iri kubikora ahantu hose Falpi official kandi subscribe na like kuri kuri YouTube hariya ni YouTube hafi aho Panura Falpi mwenyewe aka Ross nyiri byangwe Hans and Gretel The Witch Hunter nigiye kujamo erega nababwiye ibintu bishya gusingoma zitwika da Premier nwika nababwiye bya bintu n'uburyohe Mr. Boy witara tuzu cyumba samana urumva none The Premier for real niwa wumva singizango n'inyenyeri urumva abazibana zimaritse avuga ati Paramount bona bateguye Avaya Company bona bandi bateguye Giti Business Group hafaho Samano Production Mudomo Production Sankara there today the one and only hey Metro Boy Maya trademark bona bandi zateguye hagarabo gusa MTV Films urumva none nakubwiye watanza yawe urumva waguze mega zawe ku Giti filime n'ubuntu nta kiguzi nutabibwiye nutabizi Gary Sanchez Productions wowe ugifunwa no kubona mega nubona hano hari kawe ukavumera akamashini kawe urumva ubundi urye show shaka no araga hotel ugenda ugura agakawa ka make n'aka laptop ka uvumbe wifi urumva ko filime twazigisha ubu nta mpamvu rega dukunda abanyarwanda nta mpamvu yo kukwishyuza ibintu byaroroshye twanyira hano mu cyangwa handi asaha ijoro umugabo wazaga afite itoroshi y'amatoroshi ya zamani filime yiswe Hans and Gretel The Witch Hunter umugabo yaraje take them into the forest now ati bajyane mu ishyamba none umudamu arimo arabwira umugabo we ntangije na rugana ebyiri ziryamye umugore abwiye umudamu ati
bana ebyiri n'agahungu n'agakobwa. Papa w'abana nawe arangije iryo joro meme nuit nta kindi yakoze, fata abana ebyiri Stay here. ati bana banjye mugume hano, I'll be back soon. ndagaruka vuba. I'll be back soon. Hoya papa, ceceka. Stay here. Ndavuze ngo mugume hano. Kanga ubwana mugezi. Ushyizeho igitsure. Papa. Azimyana itoroshi. Ya matoroshi ya zamani. Ubwana bwagumye mu ishyamba. Amasara agenda aricuma. Ubwana yashyize mu ishyamba saa moya saa mbiri. Bigera saa munani. Imbe irabukubita buregera nabo rapfumbatana. Ubu abana bumva ibintu bizakanganye na mubande mu mashyamba. Joro rimwe bana zirangije meme nuit yewe buriya kababwe ntuzi ibintu bitaba muri iyi si, ntuzigera wumva inyoni mu gicuku kereka ahantu hari iki abapfumu n'abarozi. Abana bagiye kumva bumva inyoni mu gicuku. Abana bageze aha babona hano inyubako yubakishijwe za kandi zazenda kumera nk'utomba ariko ziryohereye cyane. Abana barangije nk'abana bose, mwana we baje kuri ya nzu. Yewe mudufashe, harimo umuntu indani. Umwana agize gutya, umuhungu abona n'utubambo n'umukobwa akuyeho. Inzu bubatse mu bintu biryoherera, cyagahungu karazirya koko, karazirya. Bana bakiraho inzira kinguka, urebe ryajoro rimwe sera meme nuit. Donc en plus yombe nasanga navuze France cyo vuga ati tiparire witaro rya show. Bana mu kizu buje ziricana. Nahandi amatabaza aragira. Imbere yabo araka ubwana bugize gutya, haje umukecuru mwanzana mwe agasura wajya ni nyirakuru wa inkindi. Ntabwo mvuza yisha usize agasura nyine benda gusa ariko nuko urushye kana kambere n'umurozi akira utamira bacana we gane muri abutamika ibibombo. Tamira barwana we, tamira nawe ngo nana fata agashiki k'umusuka w'abasore. Tamira cyangwa mushiki wawe rya pareza n'ibihanga kana karya ibibombo. Uwo munsi umwe hano hari ntago tanura rirashi wariraka hongeza sha hongeza fata agahungu agakobwa kari katuraguye umusumari kaza ku kintu kimeze nk'igipingu bakambitse bagambiriye umunyururu gahambura hakuno umunyururu ngiye kubanza ntwike musaza ye muri iyi tanura. Agakobwa agafata icyuma gakubitishije ibibaraga ntibyakora. Cyuma mu gikecuru mu nda kana gahambura agasaza kako n'ubwana ebyiri kiragarura. Bana batoya yewe igikecuru baragikoma barangije bafunga itanura igikecuru indani. Hana arajyaga bishyushya cyane mukecuru amuva umwana tuka igikecuru urugambo. Igikecuru wari umurozi waho ngaho mu gace. My sister and I never saw our parents again. Atinya na mushiki wanjye guhera uwo munsi ntabwo twongeye kubabona ababyeyi bacu kundi. Musore urwanira inkuru. It was just the two of us. Ati twasigaye turi babiri.
But we learned a couple of things while trapped in that house. ariko ugiye twasigaraga muri iyo nzu twize ibintu byinshi ubwo One, bafungirwaga muri iyo nzu. Cyambere twize never walk into a house made of candy. ati ntuzigera winjira mu nzu iremuye muri za kandi cyangwa se ibiryoherera bimeze nka bombo. And two, icya kabiri twize if you're gonna kill a witch, nujya kwica umupfumu cyangwa umurozi set her ass on fire. ujye umucoma nta kintu ujye umutwika. Paramount Pictures ana Metro Goldwyn Picture presents abona abatikoze cyane. Mugenzi ibinyamakuru byarasohotse ati abana babiri b'imfubyi bavukana bishe umupfumu bwa mbere mu mateka y'iyi karitsiye yabo bari batuyemo. Jeremy Renner umwibuka muri Avengers. Gemma Arterton ni umukobwa muto cyane nawe uramubona muri aka. Bakinnyi bari nyinshi cyane. Abana mugenzi bakoze amateka mu gace bari batuyemo nibo ba mbere bica umurozi bamwica bamukoze iki urumva none bamucomye buriya bamucoma bubahwe urumva basanga nabo bica hapfu mu bihene. Ibinyamakuru byagiye bisohoka nyuma y'iminsi mike cyane hatangiye kubura abana bato b'impinja. Bana bagenda babura mu makaritsiye ntibaza abana barajyanwa nande ariko karitsiye sasa hari abagiye batabara abana bitwa Hanson na Gretel sinzi ni bande rwose bagiye bataba b'intwari batabara abantu. Umusore rwose w'intwari na mushiki we bakora ikibica abapfumu n'abarozi. Gahunda nta yindi ni ukubacoma ni ukubatwika. Ko filime tuyitangiye tayari ni akandi kazuba bafataga wese ku muriro. Ntambara abana bayirwanya igihe kirekire. Bo baketse hose bajya kwataka bagahiga. Umujyi waje gutabarwa n'abana ebyiri witwaga Hanson na Gretel. Tayari ho bumvica ngo hariyo umurozi hariyo umupfumu nta kindi ni akazi. Babaye intwara ahantu henshi hatandukanye Hanson na Gretel. Umupfumu wapfiriye mu gishanga yicwe nande Hanson na Gretel. Tayari byaragiye bihinduka akazi. Akana kose kabuze babakubita ijobu. Umwana yabaye lost aramisinga. Bahise Hanson and Gretel Witch Hunters ari naryo zina rya filime. Babana ebyiri urumva barakwereka many years later ati imyaka myinshi. Amatari fresh. Kugira ngo abana banyu bakore neza mujye mubaha amata. Kuno Titi Brown kubyina byaranze asigaye icuruza amata mu giturage. Hano hari uwibye amata ya Titi arakomeza arirukanka. Abana banyu mujye mubaha amata. Against the city and people of Augsburg. Rwose muzi icyaha cyangwa muri kano gace kacu. And for consorting with the spawn of Satan. Abo bose bakiriye Satani turavuga abarozi cyangwa abapfumu bakaba bakorana nawe. I hereby accuse this woman. Diano ncendo uyu mugore kuba ari umurozi akaba ari baritoza imicaji pfumu. Mumutwike niyo ntero niyo nyikirizo. Behold the eyes of the demon. Kuko nuko agaragara afite amaso nka daimoni. Go to hell. Cya mukuzimu akobwa gato keza. Uyu mukobwa barabanza bamumirisha nyari ni sheriff n'abakozi be. Meya vayo buretse mutuze. Umukobwa ku muhanda. Beringer. This is still my town. Uyu mujyi uracyayoborwa nanjye. Nubwo ndi umutekano nge ndi meya. Listen to me. Unyumve neza. As your mayor, Nanjye meya wanyu. I know only too well Nanjye ndabizi neza cyane. that many of you have lost precious loved ones Ati mwese ko muri abenshi muri mwe mwabuze abo mwakundaga to this witch plague. kubera iki cyorezo cy'abapfumu n'abarozi baduteye. We can't just burn this woman. Gusa ntabwo twapfa gutwika uyu mugore. We first need evidence. Mbere na mbere dukeneye ibimenyetso. Ntabwo twapfa gutwika umuntu nsa ikimenyetso. Can't just have you this know a witch when you see one. Data muzi umupfumu cyangwa umurozi iyo mumubonye. They ride at night and they make pacts. Urabizi iyo bagiranye igihango na dayimoni. Turamutwika. This woman
will burn! uyu mugore arashya mumutwika abaturage barafana akiraho bayimushyiraho sheriff ube Let the girl go, mureke umukobwa agende or I'm gonna blow your sheriff's brains cyangwa mene ubwonko bwa sheriff ari imbere yanyu all over these fucking hillbillies. paka bumeneka hano hasi avana undi musore we mujye ku ruhande we jya hariya banza umusake urebe ko ari umupfumu bareba amatwi asama Mina. witwa Nemina ntugire ikibazo. When a woman truly deals in witchcraft, she cannot hide it. ati umugore wese w'umupfumu cyangwa uborozi ntabwo ajya bihisha. A nasty rot sets in. ati mbere na mbere abafite mu matwi haraboze. It shows in her teeth, abafite ibintu by'ibyinyo byashokonkoye, her skin and her eyes. kandi uruhu rwe n'amaso ye bigaragara ntabwo bameze nk'abandi bantu basanzwe. This is not a witch. This woman's clean. Mudama n'umwere rwose ntabwo ari umupfumu ntabwo ari umurozi. Sheriff was only trying to protect you, good people. ati n'ubundi sheriff byakoraga ntabwo byari biyegereza kurinda abaturage be beza. But your mayor has done a very smart thing. usibye ko meya wanyu yakoze ikintu cyiza kurusha ibindi. He hired us. yadukodesheje he hired us. My name is Gretel. banyita Gretel. babana barakuze. It's my brother Hansel. uyu ni musaza wanjye Hanso ari naryo zina rya filime Hanso and Gretel. umukobwa ni Gretel. Many of your children have gone missing. turabizi abana banyu benshi barabuze. But killing an innocent woman gusa kwica uyu mugore urengana will not bring them back. ntabwo byabagarura abana banyu. Oh, we don't want you here. ntabwo mwebwe tubakeneye. Well, evil ntabwo tubakeneye mu gace kacu ka Augsburg. is upon you whether you like it or not. n'ubundi dayimoni yabagezemo mwabyanga mwabyemera. Now, if your children are still alive, abana banyu nabo bakiri bazima we will find them. turaza kubashaka. If anyone harms this woman, hakagira umuntu wari uhemukira uyu mugore cyangwa akamukuraho. you're gonna have me to deal with. sawa n'igihe tuzadiringa. madayitahire namwe mutahe inama irasojwe. saza Jerivana bacitse amazi. niba ushinzwe umutekano w'igiturage bamucishije sebeya. I guess you're free to go. ubu wagera amahoro umukobwa. Thank you, urakoze. Hansel. urakoze Hanso. Welcome. kaza neza. kobwa gato keza. What do you think you're doing? Huh? cyakuri mwakora icyo meya. That woman is a suspect uriya mugore niwe arakekwa. in my custody. agomba kujya muri gereza. You can't just come Any here. man ntabwo waza umva. brain could see that she was not a witch. ariko niyo umuntu yaba afite ubwenge buke sheriff yabona ko uriya mugore atari umurozi. Now listen, Sheriff. nyumva neza sheriff. And Gretel have been brought here by... wowe Listen! wowe nawe unyumva neza we meya. Going to have this bitch and a scoundrel of iki a gikobwa ajyana icyacongo na cya gisaza cyacu cy'igisazi brother coming into my... bakaza muri uyu mujyi wanjye nkanjye sherifu. telling me what to do. ntabwo waza mumbwira icyo nkora cyo mwamgamwe batukana. sasa uyu mukobwa we ni umusazi kibatutse. imwe kuzuru sherifu bamuvuna izuru. mutara mudakora kuri mushiki wawe ndabamena. Don't. utarabitekereza ko arakumbunda. sasa uyu ushaka kunda mushiki we sherifu bamukanze izuru bararimena. Let's get you started. barata tugende mutangira akazi. Also a strange cottage in the North Forest. so sano bagiye bakora perezida atandukanye ati mu majyaruguru ariyo utuzu twinshi dutandukanye. It's won't go near the place. hano hose harimo abapfumu bagiye batandukanye abaturage ntibajya bahegera. A good place to start the investigation. aha niho hantu heza gutangira iperereza ryacu mu mazu atandukanye. yewe bakiri aho basanga hakuno mubyara wa inkindi tabawuri nawe ni umupfumu. mukurikiza anafite utwambi yewe batagataracaho. yewe dore drone ng'ubutara bwateye imbere basigaye babwita drone. ni mwana wabo na inkindi agatara aragakandagira. aha aratangira dore famiye inkindi. tayari afatiraho. yewe umusore nawe arakurikira. barashaka guca abarozi n'abapfumu muri karitsiye. niyo jobu biyemeje niyo bahemberwa. abasenzi bashimusa ubwana bw'abandi bwinshi ubwana butoya numbaza ngo abapfumu babukoresha iki. aba nabo bafashe jobu. yewe bamukubitisha ibaraga umusore niba asiritse ntabwo ibaraga ntacyo bimutwara. kirekura dawa zikubita ibiti ntacyo zimutwara. aragaho inkindi famili zamura ibiti
bafite imbaraga arabirasa barigacaho tayari umusaza w'umukobwa muri iki gipfumu hakuno yewe dore imiparamire ku giti dore imiparamire yewe yewe tayari yewe umukobwa aracyambara kiramuniga n'umusore biba bifite ibibaraga umusore kiramukoma umukobwa ntava kwizima barayigira yewe yifatiraho baramarana kibaze kubita umuntu ku ngika y'igiti kikavunika uratagira icyo ukora pime ryo mu kaguru ararenza hakuno ku giti kwishami arangije arakurura baretse ageze aha arakomeza cyamwegize bamushenje banza kinashonje Face like that, I'd be angry too. ukuntu kigaragara kabisa kirashonje abashenje mwe bongo modomo We found was a dead end, Mayor. ati meya wa mbere yapfuye Trace of any kids. I'm sorry. ariko wihanga ntago turamenya abana bashimuswe bajyanywe But we found this. gusa hari ibyo twasanganye mwene wabona inkindi That is called the Blood Moon. ati ibintu byo byitwa blood moon ukwezi kw'amaraso meya Eclipse of the moon. eclipse of the moon imihindagurikire y'ukwezi Happens once in a generation and ati barimwe mu majenerasiyo menshi ariko usibye ko iyo hageze ukwezi kw'amaraso abapfumu barakwizihiza aba ari ukwezi kwiza kuri bo My God. bana nyagasani When? kuzaba ryari this dukurikije ibi 3 nights from now. ni amajoro atatu ukwezi bwose kuzahinduka umutuku amajoro atatu hereye nona My mind that all this is connected. none si ibintu bihuriye Children being taken in these numbers abana kuba barajyanywe bangana gutya from the roads and fields so close to town, bose imijyi yose baragiye babura abana umwe ku wundi which does not come out in the open like that ntago byapfa kugenda gutyo gusa hari icyo abapfumu barimo barapanga unless she has to. uyu kumbe musore Such activity has been increasing lately. hasi ubundi hano ni ibiki bijya bitariteza saga cyangwa se bitaza akavuyo kenshi mu mujyi More sightings, animal slaughters, and hasi abapfumu iyo byabagenze gutyo umukobwa aba afite amakuru menshi araba kubagwa kw'abana bategura icyo bita isabato yabo the blood moon is directed biba kuri blood moon from their dark hano umusore hari inshinge ajya yitera So, seems like a good thing that you brought us here. bisa nkaho ari ikintu kizamenya ko watuzanye hano sibyo Half your money now. bahaye igice cy'amafaranga muri gukorera Children are brought back. andi nzayabaha mwazanye abana ari bazima hari abana bashimuswe He is right on time. This is ati mbazanire mu gihe these woods inside and out, and he'll ati take wari Jackson uzi aya mashyamba niwe wabinjizamo indani akanabasohora sightings were. Yeah, we can be there in a few hours. ati tugiye mu masaha make It's too dangerous. muze ntago twagenda mu mashyamba mu gicuku tugiye guhiga abarozi byaba ari bibi cyane We leave in the morning. turagenda mu gitondo It's much too dangerous. ati byaba bibi kurushaho Any place we can get a drink in this hellhole? hanze twashatse hano hari ibyeri tukajya kuba twinywera Last one they took was a boy. ati umuntu wa nyuma bajyanye yari umuhungu Less than 2 days ago. ati haciye iminsi iramujyanye bazi umwana atararibwa meya nawe yazanye abahigi be And for every child you return, nta maciringi ijana nibubaye kuri buri mwana wese muri bugarure ari muzima meya nawe yahica nako sherifu yishakira abandi bahigi biwe there's witch hunters who murekane na biriya bigoryi meya yazanye ngo bihige abapfumu walk this town blind. arimo aragira umujyi wacu nk'aho turi injiji You leave tonight. muragenda muri iri joro In which country at night? ariko se ni mu kihe gihugu tugiye gushaka abapfumu mu ijoro You must be out of your mind. maze wasaze sherifu sherifu we azi ko ifaranga rivuga arangije abahereza ibiceri uretse aya mafaranga Till you finish. murayakora hari uko muzaniye abana ari bazima Thank you, Wolfgang. Wolfgang urakoze barangije bafite imbwa hakuno ni abahigi ngo bagiye gushaka abana babazana ari bazima bafata urukweto rumwe rw'akana k'agahungu barutamika imbwa barerekera raka aburuzi n'inkoneye tayari
bwatinze basaza iricuma bagiye gushaka iki memu nui iryo joro rimwe bazanye n'imbwa zabo ebyiri imbwa ziri aho I'm telling you. ndimo ndababwiza ukuri We should put the fire out. twakabaye tuzimye umuriro Hunting witches, waye turimo turashaka abapfumu n'abarozi not bears. ntabwo turi kwiga za beya Have to eat. tugomba kurya kandi ibiryo bishyushye imbwa ziramoka azinagira igufwa anaze umupfupa ategereza ko imbwa zirya umupfupa kumbe duhaha kurya sasa bakiri aho babona agakobwa keza kayinyindi rwose kumbe nimba imbwa kaziroze zirakegera nta murozi cyangwa umupfumu usanga ari agakobwa kabe wapi Beautiful creature. mbega ukuntu muri ibiremwa byiza Are they yours? ese izi mbwa ni izanyu Yes, ma'am. yego mama kumbe Why have you come here? none se mwabasore mwe avugana akajwi keza wumve ese niki cyabazanye Why have you come here? why have you come here kuki mwaje hano koko mwabasore mwe To the dark of the forest. niki cyabazanye muri aya mashyamba y'umwijima Child was taken, ma'am. inyindi we hari abana bajyanywe bashimuswe We're here to find him and take him back. twaje gushaka abo bana tubasubizeyo sekidende n'ubwoba There are no children here. hano ni abana bashimuswe bahari bose bakananga bararebana Here. hano There's only death. hari urupfu dore isura yawe inyindi ngo irahinduka kumbe nawe ni umurozi ni umupfumu baswa gusa kumbe wa mbere comora mu bwonko ashyira ku ruhande basenzi akananga aratangira ubu ni ubutaka bwanjye this is my land wa mbere ufatisha imizi y'igiti baramuzamura sasa n'undi afatisha igiti gute mwaza baramushwanyaguza rangije imbwa imukuramo iyo kotsa bizana imbwa zirabarangije kumbe kamananga ndimo aragenda imbere ye ndakwinjiza mbura umudamu yiritiro wumve imiritirire mana nyagasani mana Praying, my friend. mushuti hano nagusenga guhari ntacyo bimaze Even your God ni imana yanyu musenga going to come. nayo byahiteye ubwoba kuza muri aya mashyamba arangije mukora ku gahangare byamushyizemo mugabo arangije acukura hano hari inyo mugabo arazitamira barozi baraha dore igisura wakacukamwe sasa hakuno maniga hanso yasomye icupa arayihamya rero umukobwa muto nkubwiza ukuri yenisha abapfumu ndabica sasa gutereta ntabyo kizi cyamenyereye intambara cyangwa urugero umukobwa nge ndabica urumva ndabica noneho bimwe bireze no kubica umukobwa upfumu rero yaguciriye wajya baguciriye aside wagira ngo rwose bari aside akumenyeho yewe reka nsanga inshuti zanjye biri kungana ntabwo ari iby'umusore yakaganiriye sasa urugo rwakuriye mu ntambara nta magambo meza yabwira umukobwa nareba icyo nyamunini Abductions here and here. umukobwa amasaha yose barimo ari kumwe n'abahigi bagenzi be bamwigisha uburyo cy'ahantu habaye intambara bwa mbere na bwa nyuma We believe a troll was involved. ariko hano hari troll yari ibirimo cya kigabo kiba ari kinini cyane What's wrong with the girls in this place? hanze abakobwa bari aha badateretwana imana nyagasani njye byaranshanze Correct me if I'm wrong, but aren't bar wenches supposed to be akabari kari aha kagoswe ni abakobwa bazima bahaba usual? umuntu arabaganiriza bakivumbura azanira mushiki we byeri Children attacked. bano hari umupapa wataciwe abana Child was taken. She didn't touch the other two. azaza abapfumu baraje hano bajyana umwana umwe umubyeyi yari afite abana batatu bajyanamo umwana umwe abandi babiri barasigara ubwo aracyari ku iperereza Child was taken. one child was taken umwana umwe yarajyanywe She didn't touch the other two. ariko abandi bana babiri umupfumu yabakozeho That's weird. ntabwo bisanzwe cyane ko ntabwo bisanzwe It is strange. Yeah, yeah. Okay.
umusore yinywereye For a living. What's normal, really? none se igisanzwe ni iki? Hansel and Gretel? Hansel and Gretel. Oh, I can't believe you're here. Sasa nawe ubura abafana hano hari akana kabakunda cyane. Benjamin Walsler. Bayita Ben cyangwa Benjamin Walsler. I'm really quite a fan of your... rwose ndi umufana w'akazi kanyu. Byiza Nice to cyane. meet you, Benjamin. Byiza gura nawe Benjamin. Listen, if it's not too much trouble, would you please... ntabwo ari ibibazo mbazaniye. Okay. Oh my. Mwana nyagasani. Yeah, that's from when you found the fox witch... rwose ubwo mwajya muri Antwerp mugafatayo umupfumu umwana yagiye akurikirana amakuru yabo. Belson when they tried... hano umupfumu mwakuye muri Belsen Ring. to the courthouse. I mean, you guys... amakuru yanyu rwose ndayafite narabakurikiranye ni ukuri bisembe mana. abafana baraza bakazonga umuntu bagasakuza niba umufana ageze ku muntu afana avuga ubugambo nk'ijana. Right, well... I just have byiza cyane. so many questions. Do you mind? mfite ibibazo byinshi wabaza aricyo bibatwayira. You know, we Oh, have... no, no. dufite akazoya ntacyo akandagira mushiki we. How do you best kill a witch? hasi mabazo ni gute mwica neza umupfumu kumva ko mumwice munyuzwe. Hansel. hasi subiza. Cutting off their heads tends to work. wenda rata kumukata umutwe hari igihe bari sawa. Ripping out their hearts. kumukuramo umutima. And skinning them is also... no kubakuraho urununo byaba ari fresh kurushaho. Yeah, but burning is the best way. data gutwika abapfumu n'abarozi nibwo buryo bwa mbere bwiza. That's the only way to be safe. nibwo buryo wizera ko umupfumu yapfuye ukamutwikana n'ibyo byose. Of course. Burn them all. nzabatwika pe. The witches can't harm you? nese mwe bw'abapfumu ntacyo babatwara ntabwo babica. Well, no, that is horseshit, son. wa mwana urimo abaza ubusa. On us. aho usibye ko twebwe dusa nkaho dusiritse ntabwo imbaraga zabo zigize icyo zidutwara. They haven't killed us. ni nayo mpamvu batwatwishe. Oh, do you think that's because of the witch that you burned when you were children? cyangwa ibyo byatewe n'umupfumu mwatwitse mukiri batoya niyo mpamvu mutageze bakoraho. Started for you guys. I mean, is that nabizeho imyaka myinshi. hunters? Okay. How kandi ndashaka kuzaba umuhigi did you nkamwe. get your guns? Okay. imbunda zanyu mwazikuye. Was it, wa mwana yigenda ataha ufata ibitabo byawe. A town under attack. dufite umujyi watatswe bakiri aho waje. yabishe bamwe batumwe na sherifu. arabishe bose. Who killed what? wa mugabo bashyize batamitse inyana ko bose bazitamitse. umupfumu yabishe. abahigi bose yabishe. She killed all of the truckers. yamaye ubutumwa umupfumu. yamaye ubutumwa mbahereze. amagabo aramukorwa ukamukorwa. sister vayo daraturika nibwo butumwa arabazaniye. mugabo amaze kumeneka. The curse of hunger for crawling things. ati uyu mugabo yarashonjeye ibintu byose bikururuka. I fucking hate that one. ndabyanga cyane. haciye ingahe kumbe reba inyandugura parika nziza nayisha na parika ku gataro ngo bateye imbere ngo ubutaro ntabwo bukitwa ubutaro ngo babwita drone. kumbe hakuno afite ikipe bagendana. The witch hunters are near. I can smell that. abahigi barimo baraduhiga the witch hunters Hansel na Gretel. ndimo ndabahumurirwa bari hano hafi. Your plan is working. banza umupangu wawe urimo urakora. Did you bring the preparations? mwaba mwazanye imiteguro. Of course, Muriel. cyane rwose inkindi twayizanye. Fattened on possum maggots and twazanye rwose ibikeri n'ibindi byo twadutumye. Deadly to the touch. Most dry. ati rwose twazanye abana barukeneye. biraseka. We brought something to test it with. twazanye rwose cyane hano twasuzumiraho. bashimuta twarasinzi barama baradusuzuma ibiki. kumbe muri ayo mashyamba amwe ndani y'amashyambani. reba aho ubwana babushimutiye babujyana. tayari ndani arimo ikigabo ni kinini cyarakuze kirahora. kumbe hano hari akana bazana sanyo. toza bacana we arangije fata akantu niba ari agakeri. fungura umunwa tamira. tamira
pana baragatamika mira akaguru bewe barateguye uwo mwana mumuzane azana akana batanu uruguma acana we bamaze kukabaga bakuramo amaso n'ibindi byose hereza hakuno ibipfumu bya mbere biranywa burya ayo maso araryoshye kimaze gugotomera arafite amapimiraho sampo ayiwe birimo birakora zana hano ikiganza atwika akaganza hamwe ubwo umuriro ndi kumva ko unashyushye ibi bizahindura buri kimwe bizahindura buri kimwe tuzaba badakorwa tuzaba agatangaza kumbe ibyo bapangaga byapfuye ndacyashe ntabwo umuti urakora ibi ntacyo bimaze ntabwo rwose ubu gukomera biramba murandaza gutuma umuti ukora ku buryo utazongera gushya kandi ku buryo utazashya iteka ryose sasa abapfumu kubica neza ngo ni ukubatwika sasa barashaka gukora nabo dawa yatuma badashya haza ariyo mpamvu bashimuta ubwana memu karitsiye Great uko yakaryamye iryo joro rimwe tangira kumva amajwi tangira kurota nyina iryo joro rimwe ubwo papa yabo yabacikisha akabajyana mu mashyamba bakiri bato mwana Great uko yagageze gutya arakanguka kumbe maniga yanyweye byeri yarisomye riramukoma brother ati nongeye kurota zazo zimbi genze barakundana abavandimwe ebyiri warose ibiki ati narotaga mama We don't talk about that. aya ibyo ntabirenze Go to sleep. saa komeza uryame ayiwe arangije yitonze umutima mwiza umukobwa aracyafite cya gikarita cy'uburyo ukwezi kugenda guhindagurika dore karitsiye bibereyemo Boy, girl. arakekwa umwana n'umuhungu n'umukobwa asubirana ibyo ngibyo umusore yagonaza kugura utwenda kagakobwa kamina umwana ndabona ari umwito kuri wowe musore Hello. bite This is ewe mwenda ni this is not for me. ntago ari uwanjye So how goes the witch hunting? none guhiga abapfumu ibihaga bigezeyo bimeze biti Good. guhiga bimeze neza da He's good. guhiga bimeze fresh agakobwa Being among these people. ati ntabwo bisanzwe mu bantu nk'aba aha gute How come they don't burn me alive? ati biratangaje ko tukigenda nabo barifuza kunwika ne muzima Well, I probably would have let them. ati ntabwo nawe butume bagutwika I'm old-fashioned that way. ati byari bibeye n'imico ya kera y'ubujiji My sister, however, requires a little bit more evidence sibyo ko mushiki wanjye we yaba akeneye ibimenyetso bihambaye before someone gets roasted. mbere y'uko umuntu abamucoma cyangwa bamutwika tuba dukeneye ibimenyetso bifatika Have you ever come across a witch that you didn't want to kill? Nope. ese waba warigeze uhura n'umupfumu ushaka kwica undi atoya ntabwo bijya bimbaho The only good witch is the dead witch. ati uteka nta mupfumu mwiza uwaho kandi umupfumu mwiza ni uwapfuye umusore ageze gutya fasha gutya muhereza igihaza umusore hakuno haruguru ajya gutya agacika intege umukobwa nawe aramukurikira Are you alright? yawe umeze neza umusore arangije tunyiri mutoya The witch made me eat so much candy I got sick. umupfumu yandishije ibiryoherera cyane y'amabombo bituma ndwara Something happened to me. hari ibyambayeho I have to take this injection. niyo mpamvu nitera izi nshinge A few hours or else I die. nzitera buri nyuma y'amasaha make cyangwa nkapfa Sugar sickness. bivuze ngo ufite ikibazo cya diyabete
sugar sickness. I actually know a thing or two about it if you ever need any help or... ariko njye nagufasha mu kigezi ubundi gufasha ukeneye ngo ameze neza mukobwa. Musore arangije. It was good seeing you. Ati byari byiza kongera kubona. You're very handsome. Ati uri umusore mwiza umukobwa ari kocoro. Arago atazi kwishira. You're very handsome. You're very handsome. Uri umusore mwiza. And this time will walk with me. Ati nubwo nabonye umusore nkawe ugendana nanjye abantu bose bavuga ko ndi umurozi ariko biranangaza kuba ugendana nanjye mu manda nacyo gutwaye. Nibyo. Nawe uri My pumpkin. ufitiye igihaza. Agabo kari gatangiye kwirya. Kazi gagiye kuvuga bizima maniga nta bintu by'amasantimano umuhigi. Ngomba kugenda tuzabonana. Hano umusore mwiza barabirya se. Ko dukeneye kwica abarozi n'abapfumu. Kumbe hafi aho. Umwana wabo nayo nyindi nawe araho. Ngeno nene igiporezo. Achere igiporezo. Papa. Mfasha rwose nabuze. Umurozi arangije yumva hafi aho arakana. Birirwa bashima papa ndakwinginze. Papa nayobye nabuze mbafasha. Daddy, I'm scared. Papa afite ubwoba. Alone in the woods. Ndijyanye na mu mashyamba. Little boy. Bite kana gato keza. Bite wakana. Kumbe ni ya myenda yari yapanze yaguze. Papa afite ubwoba kumbe bamutezana ikintu cy'iradiyo cy'ikina. Bya birodiyo byagera batereka bizade. Arangije acumura. Kumbe akiraho utabahuri ndakumena. You die. Urabuja ndakurasa. Kumbe bamuhigi. You're the one. Shaka iki. Kumbe yawe. Nabyo ntabwo biva kwizima. Kambi arakwepa. Mukobwa aragiparamira. Yawe ukora. Tanyabyo. Agiye kurasa muri cyo mugwaho. Muhigi. Tegesaza arahwera. Aratangira umusore aramukurikira. Sasa hano abatura drone aparamira gataraho ajya kuri drone afatiraho maniga nawe pata feri wa absensive mukobwa barayicuma after drone mu ntoki ubutara bw'iterambere ngo ni za drone ye muna barayishibura gepfumu kiramukoma toza twitura igiti asenze umukobwa jya ku ruhande wabihagarikara acana drone musore atera umugozi arangije barakururana zagonga ibiti n'amabuye dore drone dore icyo bita agataro bya nyabyo umusore nawe afatiraho yagateye umugozi bata ku giti drone irasigara mbona parika nabi sasa mereza imbunda nkwereka ibyo mwigize kibahanze amaso ajya kubitisha umuriro ayiwe tayari yeza cyane Toys. gape kanyu ni sawa. They have brought a live witch into my office. Hakuno mwaza n'umupfumu nk'uyu muri ofisi yanyu. Sheriff, That's all there is. dushaka umukubaza byinshi tumukoreye iperereza. Ibyo nibyo bikurikira. Good night. Muri iri joro nta kindi kiri bube. Sheriff yababaye bazanye umupfumu muri ofisi ye. Paka tumukoreye iperereza tumbaza abana bajyanwaye n'ibindi nkabyo. Sheriff aracyasuzugurwa abo yasuzuguraga nibo batangiye gukora akazi. Sasa hakuno Uzese kidende na kabunda. Why nyindi family? What's she doing? Arimo arakora ibikira? I have no idea. Yewe ntago nzi byari byo. Kumbe gisa nkaho ubwenge bwagiye ahandi. Kumbe kirimo kirahuza network n'ibindi birozi. Bene wabo nabo. I see them. Ndimo ndababona bahuje network. There. Urimo aramushika neza uri kubareba. That Gretel bitch.
kiriya gikobwa cya Gretel. Oh, yes. Under the moon. Ndimo ndababona munsi y'ukwezi hejuru y'inyubako ya Sheriff. In the town. Bari mu kajiji. Reba yisha gasura wo kacukabu. Boza ni family imwe inkindi family. Yewe aragikoma ikico. Ntago kivugana cy'ubwenge bwagiye cyabaye nka mirwari barimo barakireberamo abari hakurya. There she is. Wagira kenji. Good morning, sunshine. Waramutse. What we want. Tubwira ibyo dukeneye. This might not end up being the Kuko ibi ntago biri burangire muri iri joro. life. Why don't Baraca mu buribwe burenze. you go fuck yourselves? Mwagiye mwe babiri mu kirya gapando. No, better fuck each other. Tanga mwe mbwa hagati yanyu mugakubite bihwaniremo. Irabatuka. Sasa hano umukobwa afite musaza we yumva nabi yambara. Hari urwuma kaze nkwereke. Dukora iki? Birata we. Uraguza amenyo. This again. Atkongeye tugerageze. Where are the children? Abana bariye. Why so many? Kuki mwajyanye benshi? Where are the children? Abana bariye. Blood of the 12 moons Atamaraso yabo niyazuzuza y'amezi 12. will soon be collected. Wibuke buri kwezi kurasa mu kwezi kwako mu kwa mbere mu kwa kabiri atamezi 12. Ati aracyabura abana. And after that, Nyuma y'ibyo byose only one object remains. turabura ikintu iki kimwe cyonyine, only one object remains. Kugira ngo igikorwa cyacu kigerweho. Burner. Bivuze ngo turamutwika. She's useless. Umukobwa ntacyo amaze. Umukobwa aramaze gushoza amezi 12. 12. Arangije. Children have been taken. Harya bajyanye abana bangahe aho bigereye? I don't know, 10 or 11. Hanze ari 10 cyangwa 11. We need to count them. Ukeneye kubara abana bajyanywe. Buri mwana afite dosiye bamukoreye. Baraza barareba. 11. N'abana 11. Barya bavuze amezi 12 abamaze kugenda abana 11. They need one more child. Bivuze ngo bakeneye undi mwana One umwe. more child. Bakeneye umwana umwe. There's got to be some sort of pattern. Byanga byakunda araho ibintu bihuriye. Their age, Turebe imyaka yabo abana bajyanywe. color, gender, Igitsina, gender cyangwa ibintu. 5 girls. Abana abakobwa 5 6 boys. n'abahungu 6. You need another girl. Bivuze ngo mukeneye undi mwana umwe w'umukobwa, sibyo? 12 moons. What is that? Abana babe 12 abahungu 6 n'abakobwa 6 tumaze gutwara abakobwa 5 n'abahungu 6. Bivuze ngo mukeneye umukobwa umwe kugira bizura abana 12 n'amezi 12 bihwane. Abo turebe buri mwana yavutse mu kwezi kwa kangahe? Hari umwana yavutse mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu. It's April. Umwana batarabona n'umwana yavutse mu kwa kane. Girl born in April. They need a girl who born in April. Bakeneye umwana yavutse mu kwa kane. Bivuze ngo batwaye umwana wo mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, kwa gatanu, mu kwa 12 baje mu kwa kane. Bakiraho. Dore hejuru y'umujyi hari abandi baje kuri za drone. Inyindi na mugenzi we yerekera mwana akata drone. Atagataro. Birth records of Augsburg. Sheriff nashaka abana icyo nakutanga certificate z'amavuko yabo bavukiye muri uyu mujyi. For the law. Ndashaka amadokima y'abana batuye muri uyu mujyi igihe bavukiye n'amezi bavukiyemo. Come on. Nza kureba abana bavukiye muri quartier y'amezi bavukiyemo. Kumbe hano arakategura igisasu. Anything. We only got one. Little girl, 6 years old, boy. Arakana mbonye hano k'imyaka 6. We only got one. Little girl, 6 years old, boy. Atarakana mbonye k'imyaka 6 kavutse ku tariki 8 z'ukwa kane. She's the only one I could find. You go. Niyo muntu ngomba kujya gushaka ajya kumuhiga. Girl, do you know her? Uyu umukobwa waba uzatuye. Mary Bell. Where is she? Ndamuzi yitwa Mary Palmer. Sheriff, Atuyezi. in danger. Mwana ari mu byago Sheriff. Arekura bomba atomike. Kriketaje ya mbere mu kajiji. Bapfumuzira. Bakiraho bumva muri. Sheriff mbwira kana gatuye. Tell me where she lives. Mbwira aho umwana aherereye nta mwanya dufite. Kumbe disakana aho karimo amashenge. Kariryamiye. Kana ku mutima mwiza kibereye aha. Umujyi sasa wafashwe ntibazi umuriro uturutse. Usari marashaka kana kamwe kavutse. Bakiraho. Mwana wanjye cucuka. Kumbe. Stop! Hagarara. Yawe. Kana bakohereza uburozi. Ndukiza imbunda. No, Lucas! Lucas mwana wanjye utabikora. Utabikora mwana wanjye. Sasa muri nyina. Yewe! Katara amaraso gakoma imbunda. Already down. Nubundi byabarangiranye. Gipfumu gicisha akana. Igafungira naguno. We mujyane. Hano hari cya troll cyishinzwe gutwara twana.
kiragafungirana tayari. Kumbe hari uwinjiye mu baturage azara kuki murozi mukuru ayiki gifungiranye nuza Greto nawe ni hari. Now whatever happens, I want you to stay cool. Byaba byose muze ugumana kandi utuze kurikiza amabwiriza yanjye. You get shot? No, Nabizi uzi kurasa oya? not really. Ntabwo mbizi neza. That's why I use a shotgun. Niyo mpamvu nkoresha imbunda ntoya. Bakira mu muryango. Kumbe zizana inkindi agasura kaceye. Kumbe Gretel aranamuzi, Famous witch hunter. mupfumu rwose w'umusitari mu muguna k'umuhigi w'abapfumu uzwi cyane. Finally we meet. Nyuma na nyuma turahuye wa mukobwa we. Urinde? I see you got my invitation. Ndakeka invitation yanjye wayibonye. Say your name. Vuga izina ryawe The fucking wall. cyangwa nkuwanya n'urukuta. I go by many names. Mfite amazina menshi, None of which you're worthy of pronouncing. nta n'umwe mu bapfumu wabasha kuba yavuga amazina yanjye. Arangije yewe mwana nyagasani, gasura karahinduka, sasu ku ruhande, basasu kurikiza utwambi twinshi. Denza muzehe sekidende parika nabi. Rangije umukobwa vana yakuma kimufatira hano. Umusaza w'umukobwa nawe umufasha kukanari kikajyanye ya troll. Yewe dore igisura wakacuka bu. Hano hari cyamwambaye n'agataro kacyo barambara nawe kiryaga bandiri ngumi nawe kiryo cyana kana abapfumu Feisty bitch. sense gusa. Yewe mujyari taritera wa urushinge rwa diabete ekura bakinazi atano amatatiti agurisha ekura yiko mu rucupa kiramuruma ikinazira hano hari akanyundo. Umutipe namabazi bati nyundo musensi sana. Nambabazi hano ku barozi turiya giparika nabi kiranye kimukubita kakanuza bororeramo inkoko nawe aparika nabi. Bati kimeza yewe akamusha mu rwuma arangije mujisho amena itara baraburiza yanjye arangije musenze sana agacana drone maniga arangije aparamira igitaro ngabariya baca mu kizu maniga aracyafashe ntago ncika tu muzese kidende. Don't worry. I'm not going to kill you. Mukobwa muto nugira ikibazo ntabwo ngiye ko kwica. Ntabwo uri wo gupfa nonaha, ntabwo wapfa gupfa gutya. You Wowe have something I need. ufite ikintu nkeneye kurusha ibindi, that's why ntakwica. Ingredient. Ari nacyo kintu nkeneye cya nyuma kugira ngo tuzabone imbaraga zo kudashya. Ndekura agakobwa sasu bararikwepa. Mukobwa menuka nabi ka gasore ka Benjamin kabura umukobwa gwa hakuno. Yewe tangije kitonze Human sausage. kabantu rwose sha muraryoha kubarya cyane yutetse. Ariko muze amuyobye intekerezo gace kano hantu. Muze yarangije afata imbunda arayihindukiza abaha akamaro k'umunwa kukananwa hano abaheza ari barangirya amaraso. Sasa n'ubwana bari baragenda bakora iki? Umukozi umusore Benjamin yafashe umukobwa Gretel kira ku ngorofani ndebe ko yamucikije. Baturitse umuryango bavayo anda
kumbe sasa Maniga Hanso yafashe ku gitaro turagigira paka hano ruri kuri drone nakwica ramukoma Maniga arasigara Maniga mu gitondo mutuze havuga umwe mwivuga mu kavuyo. What his witch hunters have brought to Augsburg. Murebe baba hiji b'abapfumu yazanye Hanso na Gretel ibyo batuzanye mu gace kacu ka Augsburg. Nimeya wabazanye ngo arabakodesheje. 7 people burned to death in the fire. Abantu 7 bose bahiriye mu muriro paka bapfu. And another young innocent child. Undi mwana muto cyane w'inzira karengane yajyangwa. Because of those witch hunters. Kubera bari abahigi babiri baba kumukobwa na musaza yazanye meya. Bazanye igipfumu baragifunga. Gituma abandi bapfumu baza batwika abantu bacu. Because of you. Cyose byatuwe nawe. Barahanganye ku buyobozi umwe ni meya ni sherifu. I say bring them all to justice. Niyo mpamvu ushaka bose tubazana imbere y'ubutabera. Cyane babatwike nabo. Nta mutuza nkanjye meya mutuze. The witch hunters are not the ones to blame for this. Abahigi bahiga bapfumu so tugomba gucinira ibi byose. This is madness. Ibi ni ubusazi. People. N'abantu ngo ibi ni ubusazi. Hasn't enough blood been shed? Ese hano murabona hataramenetse amaraso menshi. Sasu mu ijosi. Sherifu arashaka yuko avuga ari kumvikana. Hari abantu usanga bakunda ubuyobozi no gutegeka. Not enough, man. Ntago ibyarovuze byari bihagije meya. Ntago byari bihagije. Kumbe Gretel Benjamin uko yakamuzanye. Arangije hano afite amazi. Ndamuhanagura wese yari yabaye amaraso. Ageze mu gituza arahanagura. We wachana we. Good morning. Bonjour. Bakora ibiki? You were covered in filth, so I Wasaga nabi. just cleaning. Nagutsukuraga. Uzengurwa umwonjo. Wese yavunaguritse umugongo. What happened? Byagenze bite? Nana. Well, the witches took a young girl. Abapfumu bajyanye umwana muto. A lot of people died in the fires. Baturage abandi bapfiriye mu muriro. The sheriff, he's blaming you and your brother for None ubusherifu arimo aravuga ko amakosa ari ayawe na musaza wawe. last night. Ubwo ibyabaye ijoro ryashize. It's not really safe for you anymore. Augsburg ntabwo bakibakeneye ukundi. Nta musaza wanjye. Last time I saw him, he was fighting one of them on a broom flying out of town. Icyo nabonye cyo nuko yarwanaga na mwene wabo nayo inyinda ariko icyabaye cyo nuko yamuzamukanye ku gataro. Baraguruka pera abonye bagenda mu kirere kuri drone. Kumbe Kananga yafanaga umukobwa aranamushushanya. Baba bazisigara amarangi. Okay. Wow, mbega byiza. Get all this stuff. Bisa byatangiye ryari? Just from everywhere. Kumbe umwana nawe. I plan to be a witch hunter too when I get older. Ati nifuza kuzaba umuhigi w'abapfumu nkamwe n'inkura. Like you guys. Nkuko we na musaza mumeze. This isn't the life we chose, Ben. Ben ntabwo wari ubwo buzima twifuzaga. Ntabwo ngo twisaza tubikora. I was wondering about that story. Ndimo ndibaza ibijyanye n'inkuru. About your parents leaving you? Iyi nkuru ijyanye n'ababyeyi banyu uburyo babataye. Is all that true? Byaba ari impamo? Yeah. Cyane ni impamo. Why? Kubera iki babataye se? I don't know. Nanjye simbizi. That's what they did. Ibyo nibyo bakoze sinzi impamvu babikoze. I'm sorry. Do you want some porridge? Nane se waba ushaka gakoma? Sure. Cyane nzanire. Bwatinze. Not too hot, not too cold. Ntabwo gishyushye igikoma, ntabwo gikonje. Kimeze neza gusa. Maniga ni umufana yegera. Murahiga pe. So last night, ijoro ryashize rero. The witch who attacked us. Uriya mfumu watwatatse yarindi. I don't know. Ntabwo muzi. Normal at first, but then. Bwa mbere yagaragara nk'umuntu usanzwe.
and she changed her face. iyo misura irahinduka. I thought only The Grand Grand Witch. Witches have that ability. Yeah. usibye ko abapfumu bakuze cyane niwe wagira izo mbaraga zo guhindura isura akabona ni umuntu muzima ugahita uhinduka isura ibaye nk'ikintazi. kugira gutya arebye neza. Who's this? uyu ninde abonamo isura ya nyina ya kera. She lived outside of town a long time ago. uyu mugore yabaga hanze y'umujyi imyaka myinshi ishize. kobwa atangira kwibuka Witchcraft, but she never confessed. ati yari umupfumu usibye ko ntiyigeze abyicuza. Only umukobwa amenya ko nyina just burned her anyway. ariko nawe baramutwitse uko byagenze kose. You're safe. bana banjye mufite umutekano. You'll be safe. uzi muraza kugira umutekano. abana ntabwo bari bazi ko nyina nawe yari umupfumu. asanga akana kagiye kandika amakuru atandukanye yajyanye n'abapfumu. asanga muri foto ya nyina. I have to find my brother. ngomba gushaka musaza wa nyina yavuga byinshi. kumbe maniga Hansel! Hanso wari waje ahamagara. Hey! yewe Hansel! Are you alright? yewe umeze neza ka gakobwa ka mina. maniga arangije mwanda yacuramye yarariye mu giti. Well, I see. ndabona rwose guhiga apfumu bitagenze neza. yafashwe hano mu giti. Hey, say, can you tell me which way's back to town? wambwira inzira yanjye za mu mugira. kuvuga ibidahura ni uguca hariya. That way. sawa Okay. Thank you. urakoze ngayigendere. Thanks. merisi kuzamuka ni ikibazo yihagazeho. No, I'm fine. waba ukeneye gufasha we yameze neza. Fine. Thank you. meze neza rwose urakoze kandi. Okay. See you later. tubanane mu nyuma igendere. waniga kuzamuka arahurubuka. yewe abanzi bondo. ayiwe yewe meze neza mfasha. baniga sasa ni bwatinze. urebe filime mukobwa nawe aza baza musaza we Hanso amushaka mu mashyamba. Hanso kumbe hano araka ya troll. mana we ya troll irimo irarya ikigurube. abona hakurya hari ugenda. kumbe muri ayo mashyamba umukobwa nawe arakomeza arimo arashaka musaza wende Hanso. agenda abona hano hari ufite imbunda. ageze gutya umwe mu bakozi ba sherifu mukobwa kumbe box bamuteze. yewe aba yirwanaho nako ni agashegabo. yewe data we bagabo baraha apagasi ba sherifu. Oh, she's a wild one. niwe mukobwa shawe nakoreka. cyakuri murakora ibiki. For the burning of Oxford mugiye gufungwa kubera gutwika agace ka Oxburg and for bringing the witch plague. kuba mwazanye icyorezo cy'abapfumu mu mihanda y'iwacu. wa musikabo They're planning something big. abapfumu barimo barapanga ibirenze. Save your shit! nkeneye gushaka musaza wanjye funga umunwa. This time, kuri iyi nshuro I do the talking. nijya uvuga. You do the bleeding. you do the bleeding ntube uri buva amaraso. sasa maniga mukobwa arangije muzana hakuno. I've got to get to my sister. ngomba gushaka mushiki wanjye. This may take a while. mabiraza gufata umwanya. But if you don't clean it, you'll get the fever. ariko nimara kugusukura uraza gufatwa na ka malariya. You've really taken a beating, haven't you? shambanza wakubiswe pe. I think the real damage was to my dignity. ati igikomere cyabaje n'icyazazanye n'intego yanjye. ariko ibyo ntacyo bitwaye. manigara. It's probably gonna be easier if you just get in. byaba byiza ubanje kujya muri ariya mazi. Oh, no, I can't. oya ntabwo najya mu mazi. aya mazi aravura. Swim well. ntabwo nzi kwidumbaguza. Then I'll go in with you. sawa reka turajyana amazi utarohama. umukobwa n'ubundi yikundiye urusore do. n'icyase matama ntago nta kintu wakibwira kiraro kirahunga. umukobwa yikundiye urusore do tayari. n'amasore kireba hirya
arararara agatima karanga wino Healing waters? harya ayo mazi ngaravurara sasa musamushiki we A passion. ibintu birashimishije pe Just love them. Beautiful creatures, huh? muri ibiremwa byiza na musaza wawe ariko When you break any kind of a horse, you have iyo uvunnye ishovari iyo yose to show them iteka hari igishovari isuzugura ariko iyo uyivunnye nk'igufwa will never learn. hari igihe amashovari atajya yiga kumbe ya troll iri aho hafi They will hate you mbere na mbere ishovari irakwanga once the spirit is broken. iyo umaze kuyivuna kenshi iyo roho igera ikayivamo ikakumvira Anything you want. iyo shovari itangira kuri ibyo byose umukobwa ari mu ijuru rya Sharifu umukobwa yumva nabi hano hari urukobwa ruramucira igikobwa ndakura umukobwa yumva nabi uraho Sharifu n'umujinya n'ingumi igikobwa cyumva nabi kuba kubita umukobwa cori karakara. Hey, boss. hanze nkwereke sha To town now. reka tumusubize mu mujyi we Finished breaking her yet. ntabwo narangiza kumuvunagura butuje Sharifu sasa Too easy. ugiye kubyoroshya wa gikobwa we kumbe maniga araha kuko ntazi kwidumbaguza ubwoba n'amasoni hari mu mazi I got it. nabishoboye ukobwa keza mama cenge gikundiye inanga Last time I was in waters like this, igihe nibuka nari ndi mu mazi nkaya I came across a formidable serpent witch. na rwose nawe n'umupfumu udasanzwe Ode. hari ahantu hari ibintu by'ibyondo aya mazi urumva nuko rero twari uceceka urahasama cyane uravugavuga kananga mugezi banza urumva mushiki we hakuno ni mu bihano bakobwa raya Sharifu umuswa Sharifu He has got cyo kigifunga mutwe gusa byari byarashakaga mumumfatirisha mumufate giye gutuma ibintu ishimisha cyane Oh, boys, you can have her. ati n'insozi kamwe namwe basore mu mwenjoyinge nabo bamumasigiye Anything left. ntacyo n'abamusigajemo Sharifu akuramo igipantaro bagiraho nuko bagiye gufata ku ngufu umukobwa ya trolliza yirukanka ibi ni ikira troll ifata igiti kirekire cyakuze mva imbere wamba senzi we gigaye igiti kandi nako karaha mufatane ku ngufu raka akakararasa ikintu ni kinini rangije cyangumi asenze sana Sharifu nawe n'ibikabutura asenze sana rangije kobwa arahindukira tayari kobwa bamukubise bishoboka maso nayo ntareba neza afitemo akantu k'isereri bwatinze ya troll fata umukobwa imihumekere terura mugenzi umukobwa aranahwera imujyana mbari ya mbari. Following this road, you should be able to make it back to Augsburg by nightfall. ati rwose uyu mwana ni ukurikira kujyana muri Augsburg izuba ritazarenga mfite ibyiringiro. When you find your sister, nubona mushiki wawe she come back to see me again. ese uzongera kuza kundeba akobwa n'ubundi kikundiye ibogare cyane bebe urumva bwari ubwa mbere njyewe nimwe nabimenyereye ariko rwose guhera uyu munsi ni mimi nawe kirangije kiza hano bikora mu mabuye niba harimo ibiki binimeze nk'ibivuta toza gisiga agakobwa kirangije kizana amazi akira unywe
inywa amazi kiranuka mu kanwa wajyana inkweto zabamenya navuze ngo amazi ntiruzi kwiborosa nk'iki cyabona n'uburoso mu kanwa haranuka wajyana ibikweto byabamenya tarongo kina filime ntago ari bimvuzema nabeze ngira amatiku n'urumwe w'icyango gwepfiriya bakobwa arangije cya gicurozi kijya ku ruhande reba igisura bakacuka bwe. Why did you save me? None se kuki wanabaye? Ati twebwe za troll dukorera abapfumu. Sasa bica ngaho umukobwa nawe ijya kana kamubwiye nyina ashobora kuba ari umupfumu bya nyabyo. Sasa iki cyabonye bagiye guhemukira umukobwa kiratabara. Ati twebwe za troll dukorera abapfumu. Bivuze ngo umukobwa nawe indani muri we Iriare son. Harya mu gifaransa amaraso ni sang nani blood in anglais. What's your name? Harya witwa nde? Abaita Edward bamenya. Edward. Bamenya rahindukira. Bamenya uretse. Nane hano ndi hehe? Amenya tambike gisicyato. Tayari ni bwatinze. Masaha aragenda ari icuma. Maniga n'abari mu ishyamba. Urumva? Ikintu kizakubwira hano hari abarozi n'abapfumu. Nta nyoni wakumva mu ishyamba mu masaha y'igicuku. Wabyumvishe? Ngaho agera ku nzu ishaje. Ageze ku nzu. Maniga ageze ku kazu gashaje. Tera yibuye. Batane ngigaye igiti uwo duhura wese. Netamupatia byake namuhibye. Arangije. Yitonze. Nani kumbe tayari aro bambaranye bari nyuma y'umuryango kumbe muri cyo agiye gukubita Hansu bro imana je tatawe aromeze uti bose bari baburanye barakundana n'abavandimwe ebyiri tatawe bete On your face. sura byagenze bite Gretel Who did this to you? Nenda komerekeje sasa kuna mutya bayumva nta muntu wamukomeretsa mbwira ndabikoze nta kibazo byarangiye I'm sorry. mbabare ntago nari mbari I'm sorry. kunda gakene ko gatoya arangije You okay? meze neza cyane Okay. meze neza Where are we? hano turera bahuriye mu kizu gishaje yewe nanjye simazi You okay? yewe umeze neza You have to land on me. marese ukuntu mparitseho ujungwira bageze mu nzu ahantu haba ari hera sangamo byabuje munsi barangije bacana ikibuje kimwe basangamo ibintu by'ipapuro Regular witch's lair. ati bisa nk'aho ari inyandiko z'abapfumu basanzwe oya Let's get the hell out of here. reka turebe uburyo twava hano barazamuka hejuru tayari cyane hakuno za buje bari mu kizu gishaje yewe sister I think you're gonna want to come see this. uraceka batari buze kuduhigara rangije But I think this is our old house. ndaceka hano hariho twabaga kera ni inzu yabo ya kera iki ni icyumba cyacu cya kera reba hano Your bed? igitanda cyawe Right? icyanjye
sekamo hano hari udushushanyo bajyaga bashushanya n'uturange n'udupayinsi cyewe data we You. nagiye ko ari wowe Some sort of vicious badger. tangira kubona hano ibishushanyo bajyaga bashushanya kera bari abana bato yicara ku gatanda ibitanda bya kera kabisa. Mukobwa aracecetse aratuje. Hansel. You ever wonder what happened to our parents? Ese ntabwo ujya yibaza ibyabaye ku babyeyi bacu? Bibuke bavuze ko ibyo nkuru nakuyiganiraho ntibajya banabitekerezaho cyane. Mukobwa arabigarura. We don't talk about that, Gretel. Rero ibyo twumvikanye ngo tutazabiganiraho. You made a promise. Waransezeranyije kandi nawe urabizi. The witch's spells don't work on us. Ese ibaza impamvu abarozi baturoga cyangwa batwereza imyuka mibi n'igira ikidutwara. Leave it alone. Ibyo bireke byararangiye. Iyi ni inzu yacu ya kera. This is where we grew up. Hano no twakuriye. And what does that look like to you? Ese hari ahantu twaguyemo indani munsi ya parafo uraceka ari cyari kirimo. I don't know, Gretel. Simbis Gretel. We grew up over a witch's lair, so what? Twakuze rwose tuyiga abapfumu nta kindi. Cursed? No, I think that our mother was... Ndacyaga mama wacu umuryango urikingura. Umukobwa ataravuga ari byo. Finally found your way home after all these years. Kumbe kayinyindi kabasanze ati nyuma na nyuma mugezi wanyu aho mwakuriye. Oh, very sweet. Oh, mbega byiza. Ndakura icyuma ku ruhande. Angije fonga kiryango. Tambika y'ikimeza. I remember this house. Iyi nzu ndayibuka. House of Adriana. Ni inzu y'uwahoze ari umupfumu witwaga Adriana. The Great White Witch. Atera umupfumu w'umuzungu wabayeho, the Great White Witch. Kandi ari umupfumu w'agatangaza. You're a whore of a mother. Ati mama wanyu avuga ikindi kigambo kitari sawa. Let me tell you a little story. Mureke mwabasore mwe babwiraga kuri gato yarabanda cyane umuriro. Once upon a time, Tikera habayeho. a shitty little town. Hari umwana yageze kuba muri uyu mujyi. Farmer who fell in love with a white, Hari umupfumu umuhinzi waje gukundana n'umupfumu. beautiful children. Baje kubyara abana beza ni inkuru yase na nyina babwira. Wari umuryango wari wishimye. Not Ariko usibye ko umugabo ntabwo yari azi ko umugore we yari umurozi cyangwa se umupfumu. alone. Ntabwo urukundo rwabo rwarambye. During a blood moon, Ubwo rero ukwezi kw'amaraso kwari kwaje. there is a potion Hari akantu gato immune to fire. nagombaga gutuma aha mu mujyi haka umuriro. Key to the potion, Urufunguzo nta rundi. heart of a grand white Twari dukeneye umutima w'uyu mupfumu w'umuzungu. witch. Uyu Grand White Witch. Aho umutima mama wanyu none ari nkeneye. But your mother, the most powerful white witch, Ati mama wanyu yari umupfumu w'umunyembaraga urenze abandi. was too strong for us. Yaradukomereye cyane twari dukeneye umutima we. Gretel. And Gretel. to be your Kandi umutima wa mama wawe Gretel nawe niwo mutima ufite. God. As the Yebwo mama wawe ubwo rwose ukwezi kw'amaraso kwari kwageze. I sent out a little rumor Nohereje ibihuha bikeya to the people of Augsburg. mu baturage ba Augsburg. And when she knew they were coming, Ndaye nababwira yuko tugiye gutera umujyi. she had your father take you into the Nibwo mama wanyu yabwiye so ngo abajyane mu mashyamba to hide you. agenda abahishe. Papa ategereza. She didn't know what they would do to her, but Mama wanyu yarazi ibyo bari bukore. was too proud to run. Mama wanyu yaranashoboye kuba yacika. And a white witch would never Ariko mama wanyu yakundaga abaturage basanzwe ku buryo atari buhangane nabo. use her magic against humans. Yanze gukoresha imbaraga zahanganye n'abaturage. Father came back for her. Iyo ubwo so yagarutse aje gutabara mama wanyu. Oya! Yasanze nyoko bamaze kumutwika. Naso ko yahishiriye umurozi. Nawe nta kindi cyabaye. Uwo munsi baramumanitse. Nyoko arimo arahira ku ruhande. Isuku umugozi wari urimo uragobanya ijosi. Na nyoko yari arimo arashya. Rero wa mukobwa impamvu tubateza amarozi n'ibiki byose ntibibafate ni amaraso ya nyoko akibagendamo. So wa mukobwa wa mutima dukeneye The blood moon passed. uko kwezi kw'amaraso twagombaga gukora umuti uzatuma tudashya mu muriro. Uko kwezi kwaje gucaho The end. birarangira. It's a beautiful story, don't you Ni think? inkuru nziza sibyo barababara. They died to
to save you. ababyeyi banyu baremeye barapfa kugira ngo babatabare And all your life. kubwo ubuzima bwanyu mwaranabanze bakiraho From all dark corners of the land. ata bakaba hano hari abapfumu benshi muri ubu butaka. Join me in the light of the blood moon. wa mukobwa wanyiyunzeho mu kwezi kw'amaraso. For the greatest Sabbath of iyi niyo sabato nziza irabaye agatangaza, the great Sabbath. is the everlasting power ati ikintu nkeneye ni imbaraga za nyuma of the heart ari nawo mutima of a grand white witch. You know, you talk w'umukobwa wakomotse ku mupfumu wari umunyembaraga ari wowe Greto. too much. uravuga cyane musore hangana n'ikidamu mukobwa kimushyi cyuma mu nda kirahinduka urayibye wicanta uteye nabi gicengeza mu indani mu musore kimunaga ndani hakuno Hanso gifata agakobwa tayari umutima w'uyu mukobwa niwo bakeneye bakora spell cyangwa se imigenzo yatuma nabo ubwabo badakora iki badashya umva inkwa biragabanya uburibwe maniga kangutse Mina musore giye kubona umuntu umukobwa hari ibintu yazanye bya gipfumu. What did you do? wakoze ibiki Mina arebye bamuteye icyuma akize kare bivuze ngo rero Mina You're a witch? uri umupfumu. There are good witches in ati musore hari abapfumu beza muri iyi si. the but some. Stay back. subira inyuma I won't hurt you. I checked ndi umupfumu. You were clean. naragusuzumye mbona ntabwo ibyinyo byawe byashikoyeho ubusa nk'abandi. Only the dark witches bear. abapfumu b'abarozi nibo bagira ibyo bimenyetso byo kubona mu mwanda mu matwi yabo imisatsi yarapfukaguritse barashikoye The signs. nibo bagira ibyo bimenyetso. abapfumu babi Dark, what are you talking about? abarozi se ushatse kuvuga iki bitekerezeho. Their spells don't work on you. Why would mine? impamvu nge nkwaye umuti ukaba wakoze ugahita ukira vuba nuko ndi umupfumu mwiza. I'm not like them, Hansel. Hanso ntabwo meze nk'abariya barozi. nje ndufasha abantu kubavura ntago ndoga. Greto yibuka mushiki we mwanda. Where are you going? ese ugiye I have my sister. bajyanye mushiki wanjye. ninde ufite mushiki wawe? My sister. Where? abapfumu bashimuse mushiki wanjye. They said something hari about ikintu bavuze a ritual or a gap. ngo hari imigenzo irimo iri joro. There's a place deep in the forest, hari ahantu mu ishyamba kure cyane near by the mountain. hafi n'imisozi. Place dark witches use for their Sabbath. ati naho abarozi bose bahurira iyo bitegura isabato yabo. Where is it? aho ese niki That's why. Hanso nda How do I get there? If bwira nahagera gute there is a Sabbath, iyo there hari isabato yabo are many witches. haba hari That abarozi are benshi too powerful. bivuze ngo baraba bafite imbaraga zirenze They'll kill you. barakwica Hanso nta kindi bari bukore. I don't have time for this. nta mwanya mfite wo kumbwira ubusa. I found something here hari ikintu nabonye hano in this cave. muri buno vumo hari ikintu nabonyemo. Something very powerful. hari ikintu nabonye cy'imbaraga Something that could help us. hari ikintu cyadufasha. arangije zana hakuno igitabo. This is the book of protection against black magic. ati ikintu igitabo rwose kirimo ubwirinzi bw'imbaraga z'umwijima. umusore nawe arangije Believe this. Where did you find it? hasi bikuye If this thing does what it says, ibi bintu biri muri iki gitabo rwose birinda umuntu imbaraga z'umwijima niyo abikora it will allow us to penetrate their protection. biratuma ubwirinzi bwabo tubwinjiramo Oh, yeah? cyane. Their wands won't protect them anymore. bivuze ngo imbaraga zabo ntabwo zabarinda turamutse tuba dufite izi mbaraga tugiye gusoma. We just need something to bless. Okay. hano se nk'ari ikintu nk'umugisha twasoma. kumbe dore maniga afite icyo bita ibikoresho. umukobwa nawe ni umupfumu ariko w'abapfumu beza araza arasoma ibyo asoma. hano hari igitabo kirimo spell zitandukanye. fata hakuno ku mazi hashyiramo ikintu cy'ikibaraga maze gusoma ku mazi fata y'amazi araza yaminjira ku masasu n'imbunda. bivuze ngo izi mbaraga nazo ziraba zifitemo ikintu cy'ikibaraga cyo kuba zakwica iki lepfumu lehozi abarozi bose. I hope this works. ndakeka ibintu biri bukore. barangije bafata na shavari yabo. You ever shoot a gun? umusore wigeze urasaho? Oh yeah, I did win the county fair. nigeze kubikora kera turi mu bintu by'irondo nka gatatu. hey In that case, ubwibyo rero ngwino hano tujyane. urwara rwifuzaga kuba uruhigi rw'abarozi udakora ku mbunda gusa. barerekera bagiye gutabara nde umukobwa dore aho bamuzanye.
hamwe hari bwa bwana kiraho kumbe ya turoro bamenya. What are you doing here? Urakora cyane Edward bamenya. What's going on? Ni biki bijya mbere? Hati inyindi muri yere nyindi. Edward, Bamenya. I need your help. Nyene bufasha bwawe bamenya. Agikoraho. Edward. Ndakunyize Edward bamenya. Mvana hano. Hey! Wait. Bamenya nyakumenya bayi wawe senzwe. Fata bana tubajana aho tugiye kubatamba. Ya nicyo gihe sha umutima yawe no dukeneye. Kirababara. Kumbe sasa bamaniga barabanje baza gutega hakuno imitego izansinga zikata bazitega hakuno mu biti. Aho ibiti bigenda bihurira ijoro ryose. Donga hariya ku musozi agiye kubera imigenzo. As far as you go, kid. Wa mwana yeguma hano icyo wumva cyose. I will leave you with this. Ndagusigira iki gikoresho imundi rarambuka. Find a place to hide. Shaka aho witsimba. Kintu cyose wumva kibuja urasi. Masara agenda arihirika. Tayari. Kumbe. Rakadore drone bose bamanuka kuri za drone zabo. Tayari baza ku butaro bwabo. Yewe dore ubutayi bokacuka. Mamuzane mubambe. Yewe. Pambo umuntu shataka. Yewe zizana inyindi. Yewe agiye dukara. Nyiyere ko yagera. Kumbe do bamenya nawe. Zamura umuriro. Mazi bari butashyiremo umutima hano mazi nako nta maraso kwanza. Bwana barabuzana. Nyuma y'iri joro. No sister will be burned on that fire. Nta n'umwe muri bavandimwe muzongera gutwikwa n'umuriro ukundi. Will be ashes on the ground. Nta n'umwe bavandimwe bazongera guhinduka ivu. Akana wenda ry'ubwonko bwawe. Wera none aha rero. Iri joro tugiye kuba bataraboneka. Bapfumu ni benshi baraho. Sasa. I'm gonna go down around the other side. Ngiye kujya kuri ruriya ruhande rwo hirya. Push him into the middle. Get him. Banze mbase ngo batesha umutsi byo. My signal. Ndaguha sinyari. You unleash hell. Nawe ubanza bazamurira ukuzimu muri bacyo turekura umuriro. Sinyare bwoko kizi. Blow one of these bitches. Ubona nashemo kimwe umutwe nka uturitswe nawe turekura icyo bita umwoto. Masaha ari icuma. Minota irisunika. The hour. Hagarariye familia Aisha inyindi. Mupfumu mukuru. Rwose ukwezi kw'amaraso kuraje. What? No mupfumu wacu the grand white witch. Umupfumu w'umuzungu kurusha abandi. Uw'umweru arasa mu kirere. Ni Hanso. Excuse me, ladies. Munyihangane mwa badamu mwe. Hi. Bitesi. Ntabwo rero rumeze nk'urupande. Seems as if I've lost my invitation to you. Bisa nkaho invitation yanyu rwo ya invitation mwampaye nayitinze kuhagera. Here, I apologize. Nabona uyu mugoroba tugiye gusangira ibi biryo. But don't Mumbabarire. worry. Ntago. I didn't come empty-handed. Ntago naje imbokoboko. Sisters, Bavandimwe. Aisha hari agasura. allow me to introduce you to the famous witch hunter. Mureke rwose mbabwire umuhigi mu bapfumu w'icyamamare cyane witwa Hanso. Niwe Hanso. Personally responsible for the deaths of over 600 Uyu musenzi niwe washoboye rwose kwita abapfumu bene wacu 600. 600. Turamuhitana turamukuramo iyo kofi. Carefully. Mutuze tuvuganire nk'abavandimwe. You let my sister and the children go now. Nimureke mushiki wanjye n'aba bana bakagenda nonaha. I'll consider not killing each and every one of you. Rwose ndemeza ko nta n'umwe muri mwese nimugezaheze kuba nakwita cyangwa nkomeretse. Ndumva udutwenge bokacwa we. Byose biraseka. Mututaka mwa basenzi mwe ntabwo bishimishije. Kayi nyindi kagira umushiha. Bamukuraho umutwe sha. Haza igipfumu cya mbere. Arangije ayivanayo. Bazi yuko amasasu ntacyo yabatwara muri aya masaha.
kiraza fasha wamuna we yewe amena umutwe bikanga bari bazi ko bitari bukunde sasa sheri nawe machine gun dari cyo bita umuriro dari cyo bita umwoto mu barozi bose ndakubwira cyane premier umva tayari babakoramo abacana ubutaraho bakurikiza amasasu mani garangije kuri ibisasu yewe baya arabafasha za drone pimira ibirere yewe sasu byanyabyo biri byanyabyo bamenya tugomba kugera vuba sana bari abana bose nangiye kuramo cya gikorwa cya Greto umutima ngoto agize gutya amasasi irakurura mana we irakurura kigikobwa arangije ubu bwana iyo butamitse niba ari udukeri bose mukora ibyo musabye tamira bacana drone atabara sheri yabuze gato tayari mana we turashize tamira watana we azege kuremo umutima iki gikobwa kirangije tayari bena vayo are chamufata kimwe tavunitse amaguru nansana ngamuza cyane kumbe inyenda yisha aha dora gasura wakacukawe ne wagara yabarozi bakona sister akiraho arwatabaye kumbe disi rwabamenya Edward bamenya Grado I'm okay. Beza neza Nikumwe namenya se kidende arwane hamwe yefata agashoka hano ari cyafashe sasu nababaza sasu taratima kana hano roho bagomba kumutemera urame mukiye ndaguhemukira nibwo najya naguhemukira ukobwa ari hambura bamenya mugenzi hoya Edward bamurenza imanga ukobwa yambara iminyururu box yanyabyo sasa kwa kwezi kwa maraso kurimo kurajyana gukora iki kuvamo utangiye gucya uri ibintu byose by'abaroza kenshi babikora mu gicuku mu majoro hano hari ibirozo byiri bifatanye asa n'ubitanya baragigira kimwe imbere ikindi inyuma kumbe hakuno sheri nawe mina kumanywa baragigira gikobwa kujya hapa Kagreto igiye gutari cyuma izuba rirarasa Too late. igihe cyakurenganye ntacyo gikoze kirangire fata drone inkinda rerekera fata gataro Greto akira hakuna imyambi yawe babiri mu mpande cyarimwe hano hari ikiri imbere yewe yagihambira kwanyaguza musaza we nawe aracyagigira nibi byombi bibiri cyarimwe jabe cyuma amshanyiwe wenados bireguka yewe mwambi tayari rakoze sister sasi nambari hari meze neza Muriel's still alive. I'm not done. inkindi aracyari muzima cyane Gretel, Gretel. mina ura na Gretel ura na mina Okay. She flew up that way. hagurukiye hakurya ajyanye n'agataro yewe Where are you going? ugiyeze Have to help Edward. jema gutabara bamenya Who the fuck's Edward? ana Edward nindi ntibamenya nyine nyiri gitaye kumbe inkindi hakuno sasa after abandi barozi nabo bari ku butaro bari kuri za drone ni benshi bose bari kudutaraho binjiye y'amashyamba kumbe hano hari insinga hari ibyaje bitareho barabicwanyaguza raka kumbe inkindi agataro haje kugatwara dore Kibungo gal umwana yewe umwana avuye iburasirazuba na miyaga kano baragakata ni kana bimenye asigara ibimanyi raka araka inkindi afata feri
aranakabandika kujya aragaparika kanagafiringa yewe dore vibe z'agataro barasirazuba ari kure afatiraho kumbe cyana cya Benjamin kibona inkindi yafatiyeho kaze nkwerekesha ari ku gataro caka bakari kuri speed karirukanka busasu do urebe barakaakselera mu moteri nk'imodoka nguriya mwana ari kuri sasu riricwanyaguza riva mu bundi busasu bareka nabi inzozi zanjye zigezeho Ben Hansel I did it. ndabikoze inkindi ndamusoje hariya ntiwarasa hari imbere hariya imbere kose neza rata bageze aha mupfuma ari hano hafi tu ari aha hafi amasasu ni hatari umukobwa nawe disco yakaje Edward. bame arangije zana cya kintu gikubitisha abantu umuriro aragicaginga turabamenya biranga buri ibintu binini iyo kuko kunta cyana tumbara niyo cyukubisa hasi aracaginga arashusha muriro aracaginga aje urutima ewe biso benduke cyatsi kireguka mvimihumekere kugira gutyana araho cyagiye gikora manza bagikomerekeje bakomeza ndani y'amashyambani You can't be serious. utambwira ikintu kiri seriye kumbe yanzu iremye mu bibombo muri za kandi mu biryoherera Is this? Yeah. iyaba cyane Whatever you wow mbega byiza don't need the fucking kid. ibyo mwakora byose mutajya kuri bino bintu biryohera mutarigeze kandi bagiraho kano baragakoma buretse Right there. hagararaho Little boy dies. cyangwa uno mwana mwici Thought it would be fitting for us to end up here. n'ubundi umvaga nakwifasha ko byose byarangirira aha niho byose byarangiriye mutwe ku mupfumu wa mbere Drop it. mutwiga amakuru batwiga inkindi mukuru nta byatangiriye Good boy. byiza cyane Don't worry, kid. ntugire ikibazo mwana muto kumbe inyuma afitemo akandi kabunda Really? arasa umwana mu rutugu arangije kimukama igiti sasa hata ikindi giti The end is near. herezo riri hafi sha Sir. waye muhigi w'abapfumu I wish I could say it'd be painless, but kumva navuga ko bitababaza cyane gusa would be a lot. naba mbeshyi nibwo burabucamo kiraho ka gakobwa nako gafite mu rubaraga karamukoma Get away from him. jya kureye Always funny seeing a white witch with a wand. birababaza cyane kubona umupfumu w'umweru white witch Hit me with your love spell. akoresha imbaraga ze umuntu nk'aho agiye kubita kirakwepa ntabwo ari bibi cyane kiramwohereza kiramutumura bano baranica nibo bakoresha imbaraga z'umwijima shaka kuba bakwitangira umuturage usanga ukigira igitambo cye bose kwa gusa cyuma mu nda oya kirashe gapima neza ndani mu kizu gakobwa mugenzi kigateye icyuma ahantu habi Hansel. I tried to stop her. nagerageje kumuhagarika You did good. twakoze neza You did good. koze neza cyane I want you to do something. ndashaka kugira ikintu kimwonkorera mukobwa mugenzi Fucking bitch. genda wita kiriya kintu agazi
Go and kill that very meat. Umukobwa arangije. Maniga nawe yari yiboneye umukunzi ndani kumbe yewe data we fata igitiyo bamwita inyindi cumva nabi asenze sha umukobwa bararakinguye hariho byatangiye sasa ibi byana hariho byiciye cya gipfumu cya mbere akita abantu kwabwa we itajya ko kurwanje umusore nawe avayo yewe mukobwa aragikoma sasa kirakomeye ni huguha nawe usangira n'udakoramo nakwica abantu senze umukobwa bose bavuna ikimeza tayari kibara y'uruguma ntago cyumba hambira ijosi hambiriza umunyururu arangije afungura yatanura ategaho igiti yewe mujinya anso yewe inobwo uri umupfumu imbavu ndazigoroye tu irihinduka kigira agakobwa keza n'ijwi rirahinduka amaze kugikoma acitse intege ambabariye koko umusore mwiza nkawe yakwica umugore ndakwinjiza sasa musarura izo santima izo mbabazi abagore mwese nuko mwigira beza mushaka guhemuka kirahinduka yambara isura ya nyayo kiramuniga kirarerembura amaso mbanza umwokosheze moto kiracyafite makuka ariko umunyururu nawo maniga arangije sasa diyabete sukari yamanutse agomba no kwitera urushinge rutuma isukari ijya kuri nivo moye niringaniye no kukurura gushota igiti umukobwa mugenzi afata urushinge isukari yimanutse hari ukuntu witera insulin ukayizamura ukayishyira kuri nivo isanzwe normal range umukobwa mutera igishinge rangije fata mushiki mu kiganza hambarira ntago yoroshye I fucking hate you. ndakwanga wa musenzi we nawe urasa n'umwanda nawe urabizi sibyo Sorry. kumbe kirongera kivayo hazaro muzana afata umukobwa igitiyo umukobwa aragitera igishinge rangije kinigisha urutiyo igitiyo ku ijosi ayiwe umukobwa aravayo ajya mwigize nabi birangize sha sister kandagira igitiyo ruzaca imana kumbe Ben uko yakaje bafite umutwe mu ntoki maniga iyo atarize araruka umutwe hakuno mwitanura tayari Revenge doesn't change the past. ati kwihorera ntago bihindura hahise magambo y'umusore Hanso It won't bring our parents back. kuba twarihoreye ntago byagarura ababyeyi bacu Alright? meze neza mwana muto sawa byiza kubyumva That sure as hell feels good. usibye ko ndumva merewe neza My sister and I know the truth. njye na mushiki wanjye twe tuzi ukuri We know who we are now. ubu tuzi abo turi bo babishe amashiringi yabo ya nyuma barabizwa nabo bavutse ku bapfumu So do they. n'abaturage baramenye ko twakomotse ku bapfumu They know our story. abaturage nabo bazi inkuru yacu they know our story Ours. bazi n'imbaraga zacu nta mupfumu waturoga What we can do. icyo twakora nta kindi And they should fear us. kandi koko bagomba kudutinya
ntabwo byagarukiye aho twese hamwe Now, turimo turabegera cyane cyane abagize mu ikipe cya Benjamin. 3. Said 3 more 3 witches ago. Twishyize mu minsi itatu twishyura abapfumu batatu amafaranga turimo turabona make yabaye business. Guess you want to pull the card. Reka niba ushaka kurura imbarutso That big guy? Told you. sore munini bimeze bite amenya kurura ashaka kurura niwe kije ya kurura We know that now. ubu turabizi neza ko ari abapfumu beza n'ababi Practicing the black arts. ababi ni babandi bitoza imbaraga z'umwijima black arts We're coming for you. kandi tuzabataka aho bazaba bari hose Where you are, we'll aho mwaba muri hose tuzabahiga tuzababona and dead or alive, mwaba muri bazima cyangwa mwapfuye we'll take you down. tuzabashyira hasi Edward, amenya wanna knock? komangarata niwe ukingura amarembo yewe bahitaga Hansel and Gretel witch hunters yari sakara da premium mwumvaga tayari barakomeje barahiga aho bageze hose ntacyo basiga inyuma nakubwira cyari sakara da premium mwumvaga nimuti kwizikurikira ndacyari we Samano Hansel and Gretel witch hunters yahindutse business kabaye akazi ndaceka ino kageze To break it to you, but it's not gonna be an open casket. ntabwo ari uko byarangira ndabakunda cyane hasta la vista.